umusore w'umuhanga yumvaga ko nta Mana ibaho, ariko nyuma y'igihe ararwara cyane, abavuzi barananirwa, umutungo urahatikirira, umutungo urahashirira, ariko mu gihe gikwiriye aroroherwa, yabonye Imana mu burwayi bwe. Uyu munsi aravuga ati nize ubwenge ariko ntibyampaye amahoro. Yesu niwe utanga amahoro, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Inama nabagira rero, mutinye Imana, mwitegure Yesu. Imigani 9:10, kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi kumenya Uwera ni ubuhanga. Iyo umuntu yize akagera ku rwego rwo hejuru ariko ntamenye Imana, aba ameze nk'uwubatse inzu nziza hejuru y'umusenyi. Haleluya, ndabanezerewe cyane kandi ndabashimira n'uburyo mukomeje kubana nanjye. Nshimira n'Imana cyane kubw'uburinzi kuri njye namwe ihora itugirira uko bwije n'uko bukeye, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Nshuti bavandimwe, ni amahirwe adasanzwe kandi ni amahirwe atabonwa na buri wese, kubona uramutse ugihumeka umwuka w'abazima, kubona uramutse ufite ingingo zose nk'uko waryamye, ni ishimwe rikomeye. Imana yacu ikomeza guhabwa icyubahiro kandi tujye dukomeza kubiha agaciro. Uyu munsi tugiye kwiga icyigisho cyiza cyane, ni icyigisho nakunze. Reka ijuru ryirukire kubana natwe, ridusobanurire kandi riduhe ubwenge, riduhe amatwi yumva, riduhe umwanya ndetse n'amatwi yumvira. Nshuti muvandimwe, tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo ubwenge bw'Imana na muntu. Ni icyigisho cyiza cyane, ndakibakumbuje, mbahaye ikaze. Ubwenge bw'Imana na muntu. Turatangiza isomo riboneka mu Bakorinto ba mbere, igice cya mbere umurongo wa 25 uvuga ngo kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Bakibaza iti iri somo kuki? Ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha imbaraga z'abantu, zirusha abantu imbaraga. Wakibaza impamvu y'ibi, ariko reka dusenge imbere ya byose. Urakoze Mwami mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko waturemye mu buryo butangaje, ntawe uhwanye nawe mu isi no mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nyemerera uzubane natwe, udusobanurire kandi utwongere ubwenge mu izina rya Yesu, amena. Isi iratera imbere ariko iribagirwa Imana. Turi mu gihe ikoranabuhanga n'ubumenyi biteye imbere cyane. Nk'uko twabibonye ubutaha, ikoranabuhanga riravana abantu kuri Kristo. Abahanga babashije kohereza abantu mu kwezi. Ni icyerekana cyane ko dukataje mu iterambere. Nibyo pe, iterambere turikatajemo. Artificial Intelligence arizo zitwa AI, ibasha kuganira n'abantu nk'abantu ku bandi, ndetse no kubasubiza ibibazo byose bibaza. yabaye igisubizo cy'ibibazo bya muntu byose. Siyansi ibasha gusobanura utuntu twinshi duto tunini, harimo microbiology ndetse na astrophysics. Ariko ese ubwo bwenge bujyana n'ukuri kw'Imana? Uribaza, ese ubu bwenge bujyana n'ukuri kw'Imana? Siyansi ntiyigeze isimbura Imana, nshuti muvandimwe, ahubwo siyansi ikwiriye kwerekana ubwiza bw'Imana nk'uko biboneka muri Zaburi ya 19 umurongo wa 2, havuga ngo ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana, isanzure ryerekana imirimo y'intoki zayo, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Iremwa ry'isi, Bibiliya ivuga ko Imana yaremye isi, nk'uko kuboneka mu Itangiriro igice cyaho cya mbere ugakomeza. Mu mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Ariko
tugaruye amaso hino tugeze ku gice cya kabiri. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose twabonye ko byarangijwe kuremwa n'Imana. Tugeze mu gice cya kabiri ngo ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Igice cya kane uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi. Ubwo yaremwaga ku munsi w'iteka Imana yaremeyemo isi n'ijuru, nk'uko biboneka mu itangiriro igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa kane. Tubonye yuko ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose byarangije kuremwa, kandi ko uku ariko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga ku munsi w'iteka Imana yaremewemo ijuru n'isi. Tudakomeje umurongo ku wundi, twabonye yuko mu itangiriro igice cya mbere hose habonekamo uburyo ijuru n'isi byaremwe uhereye ku munsi wa mbere ukageza ku munsi waho wa gatandatu Imana irema umuntu. Wa karindwi Imana ishobora byose ikarema igashyira isabato yayo, ikaruhuka imirimo yakoze yose mu cyumweru cyose kiremwa. Byose tubisangamo mu gitabo cy'itangiriro igice cyaho cya mbere. Tubona ko Imana yaremye Adamu mu gice cya kabiri. Ariko se wakibaza uti kuki siyanse ivuga ibihabanye n'ibi? Muri siyanse tubonamo Big Bang Theory. Big Bang Theory ni inyigisho y'itangiriro ry'isi ndetse n'ikirere. Ngo ni inyigisho isobanura uburyo ikirere cyose cyatangiye kubaho. Aka ni akaga. Ese ko bihabanye? Iyumvire. Iyi nyigisho ivuga ko imyaka igera kuri miliyari 13 ishize, ikirere cyose cyakomotse mu kantu gato cyane kameze nk'akarimo ikintu cyose. Ibintu byose by'ikirere harimo energy, matter, igihe ndetse n'umwanya. Ngako gace gafite ubushyuhe n'umuvuduko mwinshi cyane. Ngako kantu katangiye kwaguka vuba cyane. Ngo ibi nibyo bita Big Bang. Guturika gukomeye. Gusa guturika nk'isasu, ahubwo ni ukwiyongera no kwaguka k'umwanya, space yako nyirizina. Ngo nyuma y'iminota mike ya mbere, ngo ubushyuhe bwatangiye kugabanuka, ngo bituma hatabaho ibice fatizo by'ubuzima aribyo protons, ngo bituma habaho ibice fatizo by'ubuzima aribyo protons, neutrons ndetse na electrons. Ngaho bigeze ibyo bice byahujwe bigakora hydrogen na helium, ari byo bintu fatizo bigize inyenyeri n'ibindi biremwa ngo byo mu isanzure. Ngo nyuma y'imyaka miliyari myinshi, ibyo bintu fatizo byiyegeranyije bikora inyenyeri arizo bita stars, bikora ibihangano galaxies ndetse n'imibumbe planets, harimo n'isi dutuyeho. Nuko ngo byagenze. Ibimenyetso by'ibyo theory Big Bang ngo ni ukwegerana kw'ibihangano galaxy. Ngo abashakashatsi ngo bagaragaje ko ibihangano byose biri kwitandukanya, bivuze ko ikirere kirimo kwaguka. Cosmic microwave background radiation, mu magambo y'impine SMB, ngo ni urusaku rw'amashanyarazi rusigaye kuva mu ntangiriro y'ikirere, rukaba ari ikimenyetso gikomeye cya Big Bang. Umubiri w'umuntu, ibice ibihumbi n'ibihumbi bikorana mu buryo budasanzwe. Umuntu ashaka ubusobanuro bw'imiterere, ariko ntabwo imuha igisubizo cy'ubuzima. Ngaho mpuriza
Big Bang Theory ndetse n'iremwa uko Imana yaremye iminsi 6 wa karindwi ikaruhuka. Nshuti, Satani afite ubucakura bwinshi. Satani ni umuhanga, ariko Kristo yaranesheje. Aho abantu Imana yiremeye bagezaho kuvuga ngo umuntu ngo yaturutse mu nkuge, agenda arunamuka kugeza ubu ngubu none ngo agenda ahagaze. Ese bizagera aho agenda agaramye? Ese ako kantu ka atomu gatoya kashwanyaguritse ko katurutse, ko batagaragaje aho ako kantu katurutse? Nshuti muvandimwe, hanga amaso Yesu. Iyi si iri guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Umwanzi yamanukiye isi ashaka kurimbura njyewe nawe, ashaka kurimbura mwene muntu, ashaka kutuyobya. Kandi uwo ni wo mugambi wamuzanye muri iyi si. Hagarara kandi ushikame muri Kristo. Inama ku bahanga: mwige ibyo mu isi, ariko ntimwirengagize uwabiremye. Ubwenge mutunze ni impano, mutubahirize uwayibahaye. Si impano wahaye yubahiriza uwayiguhaye, cyangwa wibwira yuko ari ubwenge bwawe? Niyo mpamvu rero ibyo ari byo byose dukwiriye kubaha Uwiteka. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kubaha Uwiteka niko kujijuka. Bibiliya si igitabo cyabayeho gusa, ni igitabo cy'ijambo ry'Imana, kandi Bibiliya iracyakora. Ntabwo Bibiliya yakuweho, nta nubwo yataye agaciro, nta nubwo yarangiye. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3:16 amagambo avuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza iby'ibyaha bye, no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse kandi afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza. Uwo ni wo mumaro w'ibyanditswe byera, ni ukwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha, kwigisha, kwemeza ibyaha no gutunganya umuntu, ndetse no kumuhanira gukiranuka. Kugira ngo bigende bite? Kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse. Ese urashyitse? Afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Hari ababaza bati ngo ese Bibiliya ntiyasigaye inyuma? Oya, ubumenyi bushobora guhinduka, ariko ijambo ry'Imana rihoraho iteka ryose. Umuhanga umwe mu bya siyanse wayoboye proje simbabwiye ariyo, iyo proje yari ikomeye cyane. Yamaze kubona uko DNA yubatse mu mubiri w'umuntu, yaravuze ati nabonye Imana. Yari umuganga, yavuze ati nabonye Imana. Ese wowe ukomeje gutsimbarara ku buhanga bwawe? Ko kubaha Imana ari bwo bwenge, kandi kuva mu byaha ariko kujijukana. Kandi kubaha Imana ari ukwitondera amategeko yayo. Ubuhanga ko ari ukugendana n'Imana, aho ntiwishuka. Wishuka ngo uri umuhanga, ntiwishuka ngo uri umunyabwenge. Nshuti, reka nze nkubwire, ubwenge bwo mu isi buratuma abantu bibona nk'Imana. Turebye mu Baroma igice cyaho cya 22, bavuga ngo biyise abanyabwenge bahinduka abapfu. Abenshi bavuga ngo Imana ntibaho, kuko bazi ibijyanye na atome, virusi ndetse na za galaxy. Abandi ngo ntibikenewe gusenga, kuko bafite robo ndetse n'imiti zibakiza. Kristo bababarire, Kristo tubabarire, kandi Kristo aduha ubwenge nyakuri. Ariko
ntacyo byose bimaze iyo umubiri urwaye ariko roho ipfuye. Iyo umubiri urwaye roho ipfuye, ibyo ntacyo bimaze, ntacyo bimaze pe. Ingero zifatika nawe uzi, mu gihe cya COVID-19 isi yose yaracecetse. Shuwa nibyo, isi yose yaracecetse. Abahanga b'isi baravuze bati ntitubizi neza. Aribwo benshi bibutse Imana. Reka dusubize amaso inyuma gato. Gushya kwa Los Angeles ntawamenya aho umuriro waturutse, ariko ibyo biboneka mu gitabo cy'ibibaho mu minsi y'imperuka cyanditswe mu myaka 1000 bishize. Ntabwo bazi aho umuriro waturutse, bapimye babura uko byagenze, ariko ibyo byose biza mu gitabo cy'ibibaho mu minsi y'imperuka. Hariya ku mijyi ya Los Angeles ndetse n'iyindi mijyi ikomeye yose uzabisangamo, byose biranditswemo. Nshuti, Kristo aduha umutima mushya, Kristo atwambika imbaraga, Kristo aduha amaso abona, aduha amatwi yumva, kandi aduhe kumvira mu izina rya Yesu. Imperuka iregereje, ibimenyetso Kristo yasize byaragaragaye. Bibiliya ivuga ko ubwenge bwa benshi buzagwira mu minsi y'imperuka, nk'uko biboneka mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3:1 kugeza kwa 5, ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, kandi abantu babi n'abitwa uko batari bazarusha kuba babi, bayobya bakayobya. Ese abantu bari kuyobya, abandi bari kuyobya abandi, ese bari gushukana, ese ubwibone buragwiriye, ese kwikunda, gukunda amafaranga, gutukana, kutumvira, kutubaha ababyeyi, bimeze bitaha iwanyu. Ngo ariko wowe murongo wa 14, ariko wowe hugume mu byo wize, ukabyizezwa nk'uko uzi wakwigishije. Niba uzi wakwigishije, gume mu byo yakwigishije. Kristo akwigishe, Kristo anyigishe mu izina rya Yesu. Umurongo wa 15, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera, bibasha kukumenyesha ubwenge, ngo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Yesu wakwigishije ninde? Ni Yesu Kristo. Yakwigishije binyuze mu byanditswe byera. Niba warigiye mu iryo shuri, niba warigiye ku birenge bya Kristo, ugume mu byo wize. Ubu turi mu isi irangwa n'ubusambanyi, isi irangwa n'ibinyoma, isi irangwa n'inda nini. Abana barasuzugura ababyeyi babo, abantu barabeshyerana, no mu by'Imana niko bimeze. Umusore w'umuhanga yumvaga ko nta Mana ibaho, ariko nyuma y'igihe ararwara cyane, abavuzi barananirwa, umutungo urahatikirira, umutungo urahashirira, ariko mu gihe gikwiriye aroroherwa. Yabonye Imana mu burwayi bye. Uyu munsi aravuga ati, nize ubwenge ariko ntibyampaye amahoro. Yesu niwe utanga amahoro. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Inama nabagira rero, mutinye Imana, mwitegure Yesu. Imigani 9:10, kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi kumenya Uwera ni ubuhanga. Iyo umuntu yize akagera ku rwego rwo hejuru, ariko ntamenye Imana, aba ameze nk'uwubatse inzu nziza hejuru y'umusenyi. Abahanga bashoboye gukemura ibibazo, ariko ntawushobora kwikiza urupfu. Inshuti muvandimwe,
Kugaruka kwa Yesu ni ukuri kandi ni ihame ridakuka. Reka ubwenge bwawe bube nk'inkoni ya Mose. Niba ubushyize imbere y'Imana, buzahinduka inkoni y'imbabazi, kandi niba ushatse kuburutisha ubwenge bw'Imana, buzaba umugozi w'urupfu. Umwanzuro: mbese uri he hagati y'ubwenge n'agakiza? Uri he hagati y'ubwenge n'agakiza? Ufite telefone, interineti, diporome, ufite iki cyose, artificial intelligence, ufite laboratwari, ariko ese witeguye guhangana n'Imana? Witeguye guhangana n'Imana? Ntugahangane n'Imana. Mariko igice cyaho cya 8, 36 kugeza ku 37 haravuga ngo: kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo ku isi ntiyaka ubugingo bwe? Ntacyo byamumarira. Mbese umuntu yatanga iki ngacungura ubugingo bwe? Nta kintu watanga gucungura ubugingo bwawe. Ahubwo niyo mpamvu murarikira kwishyira mu biganza bya Kristo, kuko ari we bwishingizi bw'ukuri. Buri wese akwiye gusengera isengesho agira ati: Mana Data wa twese, waremye ijuru n'isi, ikuzo no kubahwa bibi byawe. Uhebuje byose, ntawe ku isi uhwanye nawe. Undengere. Ni wowe ufite ubwenge n'ubuhanga, kandi ubigabira uwo ushaka. Ndaje imbere yawe, nemera ko ubwenge bwanjye budashoboye kunyuzuza. Mbabarira kwishingikiriza ku bumenyi bwanjye aho kwiringira imbaraga yawe. Nyigisha gutinya izina ryawe no gukoresha neza impano wampaye, kugira ngo namamaze ishimwe ryawe. Nkore n'inshingano neza wampamagariye. Mu mwete n'ishyaka, kandi unteguze kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu. Isengesho risabe nanjye ndisabe, urisabe Imana Data wa twese uri mu ijuru. Imana y'amahoro ibagirire ubuntu. Imana y'amahoro ibaha ubwenge. Imana y'amahoro ibaha ubushishozi. Imana ishobora byose ibarinde muri munsi ndetse n'iteka ryose, ibarindire mu mababa yayo, kandi bakumva no kumvira, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Urakoze Mwami mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uri igitare, uri igikomangoma, uri Imana yaremye byose mu minsi 6 wa karindwi ikaruhuka. Uri Imana yahaye ikimenyetso cyayo ubwoko bwayo. Tugushimiye neza n'urukundo rwawe icyubahiro. Nyemerera zubane nanjye, kandi nyemerera uha umugisha ubwoko bwawe butegeye amatwi ijambo ryawe. Nanjye umpa umugisha, kandi unkomereze mu buntu bwawe. Urinde gusubira inyuma, ahubwo umpe kujya mbere. Abanyumva bose Data udukizanye, turinde, maze ku munsi uzaba